today here, Mr. Eric Gilson, as well as the CEO of Rwanda Premier League, Mr. Gilles Karangwa. Bakoze neza rero cyane ku isaha dutangiriye mu twihanganire tutinzeho gatoya ariko nta kibazo gahunda ziraza kugenda neza. Reka tutanatinze rero ku gikorwa cyiza cy'uno munsi dusabe Gilles ubwo arahita mu rurimi yaduteguriye urwo ari rwose kuko turazumva atwakirira abashyitsi kandi anatubwire gahunda tugenza. So welcoming the CEO of Rwanda Premier League, Mr. Gilles, to make his remarks. Thank you. Thank you, David. Thank you, everyone. Thank you. Murakoze. Numva byaba byiza turi buze gukoresha ikinyarwanda n'icyongereza for the purpose of this press conference and in the interest of time. Just to be brief, twishimiye ko uyu munsi ugeze nka Rwanda Premier League. Ni umunsi wo gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati ya Rwanda Premier League ndetse na Skol Brewery y'imyaka 3 azatuma Skol iba umufatanyabikorwa wa Rwanda Premier League, mu rurimi rw'amahanga twavuga official beer partner. Aya masezerano y'imyaka 3 rero akubiyemo byinshi, ariko mu ncamake wenda ibindi turaza no kuza kubigarukaho, tuzanagenda tunabigarukaho, ariko mu ncamake icyo twavuga nuko na amasezerano azemerera Skol kuba umufatanyabikorwa wa Rwanda Premier League, aho ibinyobwa cyangwa se produits za Skol cyane cyane mu birebana na beer ari byo bizajya biba byiganje muri stade ziberaho imikino ya BK Pro League muri stade mu gihe cy'imyaka 3. Ibyo binyobwa kandi akaba ari nabyo bizajya bigurishwa muri stade. Skol ikabasha kubona visibility. Hanyuma Rwanda Premier League in return, ndabizi ko ari ikibazo benshi bari kubaza ariko goreka nshe nk'uki subiza kitaranabazwa. Na amasezerano afite agaciro kari hafi ya miliyari mu gihe cy'imyaka 3. Ubwo na amafaranga bariwe kuri miliyoni 305 kuri buri mwaka Skol izajya itanga nk'inkunga muri Rwanda Premier League. Na amafaranga rero azafasha Rwanda Premier League mu byiciro navuga bibiri by'ingenzi. Icyiciro cya mbere nicyo kuzamura ireme ry'amarushanwa, ndetse n'icyiciro cya kabiri kikaba kongera umubare w'abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru bitabira imikino ku kibuga, bitabira ibikorwa by'umupira w'amaguru, bitabira ibikorwa bya Rwanda Premier League. Mu ndimi z'amahanga twavuga ko ari intego ebyiri zigamijwe cyane cyane muri aya masezerano, ni performance enhancing na fan engagement. Murabizi rero ku bufatanye na Skol n'uburambe ifite mu birebana no gutera inkunga muri sport hano mu Rwanda, ndetse no gufasha imiryango ya sport gutera imbere no kwiteza imbere. Twishizeye ko natwe muri imyaka 3 bufatanye na Skol bizadufasha gutera intambwe igana imbere. Ubwo bushobozi rero cyangwa se iyo nkunga Skol izadutera nkuko nabivuze izadufasha muri ibyo bice bibiri by'ingenzi, ibindi biraza kuza mu bibazo byaza kubazwa. Hanyuma mu bindi birumvikana ibijyanye n'ibyo Skol izabona nk'umufatanyabikorwa harimo kugaragara ku bibuga, ariko harimo n'ibindi birebana n'ubucuruzi buzajya bukorerwa ku kibuga bw'ibinyobwa bya Skol, by'umwihariko inzoga Skol ikora. Niyo mpamvu nyine initwa official beer partner. Hakaba harimo n'amahirwe wenda muraza kubibaza cyangwa se nabonye n'abahagarariye amakipe hano, harimo n'amahirwe kumva irebana n'amakipe yuko ibizajya bicuruzwa ku kibuga cyangwa se inzoga zizajya zicuruzwa ku kibuga, ikipe zishobora kubibonamo inyungu. Ikipe zizajya zigira abazifasha nko zisanzwe zigira abazifasha mu gucuruza ibintu bitandukanye igihe hari imikino yakiniwe ku mikino bakiriye, bazajya bagira ababafasha mu gukora ubwo bucuruzi, ariko bemerewe kumvikana ibijyanye n'inyungu yabonetse aho ngaho ko bashobora kuyumvikana cyangwa se bakayigabana n'abafatanyabikorwa bazaba bafatanya n'ayo makipe. Na cyane cyane ko Skol nk'umufatanyabikorwa yo yatwemereye ko abazajya barangura
ibinyobwa byabo, abazajya babicuruza bazajya babirangura ku giciro cy'ikiranguzo ku kibuga. So mu ncamake rero ni ibyo ngibyo, wenda ibindi turaza kugera tubigarukaho. Icyo twavuga nuko twishimiye kwakira Skol mu muryango w'abafatanyabikorwa ba Rwanda Premier League. Ngira ngo nta gihe gishize twarahangaha n'ubundi turi kumwe namwe tubamurikira undi mufatanyabikorwa. Uyu munsi twishimiye kwakira Skol nk'ikigo gifite uburambe by'umwihariko mu bufatanyabikorwa mu masezerano y'ubucuruzi muri siporo. Natwe twizere ko tuzafatanya na Skol neza kandi bizadufasha gutera imbere, na Skol nayo bikayifasha gutera imbere. Just very quickly in English, I was just introducing the partnership that we are hereby going to witness here today. The 3-year partnership between Skol Brewery Limited and Rwanda Premier League focuses on 2 main criteria that will help Rwanda Premier League into 2 main strategic objectives of fan engagement initiatives and performance enhancing initiatives. So this partnership will help us to enhance performance, because Skol will be awarding the best performers monthly, as well as there is also another match win bonus that Rwanda Premier League is going to introduce. It has already been in our pipeline, in our programs, in our initiatives, but of course when you get a new sponsor, a new partner on board, it helps you to do whatever plans that you had already designed. So with Skol coming on board, it is going to help us to activate the already existing in our plans initiative of giving a match win bonus for every match won in Rwanda Premier League, BK Pro League. Next season, the team that will be the winner of every BK Pro League match will be awarded 1 million Rwandan francs during the next season, during the next 3 seasons. So that is already something that we had in our mind, but we have been able to activate it with this partnership with Skol and so many other partners who are already on board and who are going to be coming who are going to come on board in the near future. So that's in a nutshell what is in the partnership that is going to be signed here today between Rwanda Premier League and Skol. Again, we are very much privileged to be with all the media partners here, especially with the presence of the president of Ferwafa to grace this ceremony and be a witness of this partnership signing ceremony. Thank you very much. Thank you so much. A round of applause to the CEO. Thank you so much. And of course, we reflect on the partnership that will help in the growth of football in the country. So the most important agenda now of the day is next. Before we hear remarks from the panelists here, and please remember the president of Ferwafa is here as the witness to whatever is going on here, as you witness it. But before that, allow me to go on and see the highlight of the day is the signatories affirming the partnership between Skol and Rwanda Premier League. Igikorwa cy'umunsi nyamukuru rero ngira ngo nicyo tugiye gukurikizaho, aho tugiye kureba amasezerano asinywa hagati ya Skol ndetse na Rwanda Premier League, ubundi zina kumugaragaro noneho turiyite, as we invite the managing director of Skol as well as the president of the Rwanda Premier League to sign those documents in front of the cameras, the photographers and everyone, because this is the day to witness these historical signatures. Ubwo nibasoza gusinya turaza kubasaba ko bahaguruka ubundi mubafata ayo mafoto neza kuko ifoto y'umunsi igomba kuva ahangaha. Murakoze.
Okay, ladies and gentlemen, a round of applause for the historical partnership of 3 years' time between Skol and Rwanda Premier League. Amashyi menshi cyane rero, as of course we invite the president of course to grace this day with a very good photo. Dusaba photographer rero gufata iyo photo ubundi bibereye no mu maso ya perezida wa Ferwafa. Mudufatira iyo foto nziza kugira ngo twerekana ubufatanye cy'amasezerano y'imyaka 3 asinywe hagati ya Skol na Rwanda Premier League. Thank you so much. Thank you so much. Barakoze cyane rero and aka kanya ngira ngo munyemerere tubanze twumve imba mutima byasinywe kabaye ubu ngubu no wakwisubiraho ubwo twabyiga bushyashya. Munyemerere rero dutera intambwe twumve imba mutima irumvikana, duhere kuri perezida wa Rwanda Premier League Haji Yusuf Mudahiranwa. Reza mutubwire rero mwakiriye mute ubu bufatanye na Skol bw'imyaka 3 iri imbere. Murakoze cyane. Urakoze. Mbere na mbere nabanza gushimira abo turi kumwe ahangaha, mpereye kuri perezida wa Ferwafa, DG wa Skol, CEO wa Rwanda Premier League. Uko tubona aha twagize uruhare kugira ngo ibi bintu bibashe gushoboka. Bishoboka ko twagize ubwumvikane, bishoboka ko twaganiriye. Ariko iyo navuga nakongera ngashimira abanyamakuru bari hano, nkashimira abayobozi b'ama equipe bari ahangaha kuko nibo duhagarariye. Ariko imva mutima zanjye no kuvuga ngo turimo turatera intambwe tugana aho twifuza. Muzaho twahereye, muzi naho tugeze, ariko twifuza kujya kure birenze ahangaha. Ariko nagira ngo mbabwize kuri Skol uyu munsi dushyize umukono ku masezerano, ariko twatangiye kuganira mu myaka 2 ishize. Ikindi kiriho icyo tushimira Skol nuko nkuko CEO yabivuze, icyo batuzaniye kizazamura competition kandi ibyo twifuza haba mu ma equipe, haba mu bakinnyi, ariko no mu bafana. Mu byababwiye mwumvisha ko harimo n'abafana bazahembwa kandi bazabyishimira. Ikindi kintu kiriho kidushimishije nuko tugiye tujya mu kibuga gifitemo ikinyobwa kandi gifite ugihagarariye. Buriya hari ukuntu umuntu aca ku ruhande akazana akantu kamwe akazana kandi bitandukanye no kuba uyu munsi hari amasezerano yemerera Skol kuba ariyo ishobora gucuruza ikinyobwa cyabo cya bia muri stade zose zikinirwaho icyiciro cya mbere. Ariko icyo bivuze nkuko yabivuze CEO, mu masezerano dufitanye harimo inyungu ku ma equipe, ntabwo yagiye muri detail. Equipe ni izishakira umuntu uri bucururize muri stade, yaba ari Kigali yaba ari no mu ntara, ariko Skol yizamuhera apana ikiranguzo gisanzwe ku giciro cyo mu ruganda kandi babimugeze aho ngaho. Bivuga ngo hagati y'igiciro cyo mu ruganda n'igiciro umudisibiteri yacuruzagaho habamo inyungu. Iyo nyungu yageze kuri equipe already itaragiye kiri kikarokora. Ariko na wa muntu uje gucururiza muri ya stade ushaka gukora iyi business azunguka. Yajyaga gutegereza abakiriya iwe mu rugo, hakaza umwe none bamwegereje aho bari, yabegereye. Igikomeye ntabwo no kuvuga ngo aracuruza ate, baramuha ubundi buryo bwo kugira azunguka, ariko na equipe izunguka. Saza aho ubwumvikane ntabwo tuzavuga ngo ni kana kuzacuruza oya. Niba equipe yitwa Gasogi, indi kitwa Police, indi kitwa Kiyovu, indi kitwa izishakira umufatanye bikorwa wabo bakorana mu gucuruza ya produit ya Skol. Sabu byukuri nyuma y'aya mafaranga harimo n'inyungu y'amafaranga izava muri business izakorwa. Ku bwanjye rero yes ndacyoje ku bwanjye ndishimye cyane
ibyo twatangiye cya gihe tubabwira mu myaka ishize birimo kugenda bijya mu buryo. Nigeze kubabwira ngo hari igihe tuzageraho tugira abafatanya ibikorwa barenga 10 cyangwa 15. Uyu munsi murabona ko bamaze kuba benshi kandi abandi bari ku muryango. Ntimubyumve nkuko ubushize nababwiye hano ngo turasinya ariko abantu bari ku muryango. N'uyu munsi urimo gusinya abandi bari ku muryango. Dushobora no kujya gutangira shampiyona hari n'abandi basinye. Ibi rero nabyo Ferwafa nayo bizamurira urwego kuko iyo competition yagenze neza nka regreta ibyo biba byagenze neza bikurushaho. Sa numva ro muri aka kanya nakongera ngashimira ubuyobozi bwa Skol ko baraduhisemo ko barahisemo umupira w'amaguru kandi basanzwe banawuhitamo, kandi nkagira ngo nongere mbasabe bakomeze bawube hafi. Tugiye gusinya imyaka 3 ariko ishobora no kuziyongera kubiteye n'imikoranire izaba myiza. Nkaba rero nasaba abanyamuryango bacu ari bo bayobozi b'amayikipe kuzadufasha kugira ngo aya masezerano tuzashyire mu bikorwa neza, kuko dushobora kwishyira mu bikorwa neza batadufashije. Ariko niba yafitemo inyungu, natwe nka Rwanda Premier League tuyafitemo inyungu, ariko n'abanyamakuru muzadufashe kugira ngo iyi message igende igera igomba kugera, cyane cyane ko tuzayigeranya inyungu twese. Nigeze kubabwira ngo hari inyungu zizaza tukazisangira, ubu ntabwo turababwira aho bigeze, ariko igihe kiri imbere bizaza. Murakoze, nagira ngo mbashimire kuba twafatanije iki gikorwa, uyu muhango tukawusinya mureba, ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko ndishimye, nongere mbasubiremo ngo ndishimye. Murakoze cyane. Thank you so much. Arakoze cyane rero, ijambo rikomeye ngira ngo bavandimwe abanyamakuru mwari mutegereje kavuga ko namwe murimo. Icyo kibazo ubwo kirakemutse. Natwe turaba parteneri. Murakoze cyane kuba mubisurinye kurushaho. And of course we want to hear from the managing director of Skol today during this signatory partnership between Skol and Rwanda Premier League. From partnering one club to partnering the whole league, what you say about this? Because at 3 years at least, that's a very good decision you've taken on our behalf, but we want to hear from you, sir. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, everybody. Okay, to sponsor a club is one thing, and now to go to another level as the Rwanda Premier League is another challenge, and we take it as a challenge, and we are very proud of it to take that challenge, and we are convinced that all together with Rwanda Premier League we are going to succeed. But let me read few words we prepared, and to remember that from the very beginning, Skol Brewery Limited has been committed to supporting the development of sports across Rwanda through various teams, as you said, and disciplines. Because we strongly believe that sport plays a vital role in bringing people together, inspiring young talent, and contributing also to the national pride. Very important. This partnership with Rwanda Premier League represents for us an important milestone. By joining the BK Pro League as official beer partner, we are expanding our support to a national platform and reaffirming our commitment to the continued growth and professionalization of Rwandan football. We at Skol are very proud to become the official beer partner of the BK Pro League for the next 3 seasons, the Rwanda's top football competition. As official beer partner, Skol gains a strong national platform to connect with football fans, while the Rwandan Premier League benefits from a committed partner supporting its growth and long-term ambitions. Together, we will deliver engaging fan experience through stadium activations, digital campaigns, performance recognition initiatives, and selected matchday activities. This partnership reflects a shared commitment to increasing the visibility
attractiveness and commercial strength of the BK Pro League, while helping clubs and players gain greater recognition. Beyond being the official beer partner, Skol is investing in a vision for the future, working alongside the Rwanda Premier League and other stakeholders as BK, thanks to BK, to help Rwandan football reach new levels of competitiveness, visibility, and impact. Thank you for that. Thank you. Thank you so much, the managing director. Harakoze cyane rero, ati ubufatanye tugiye kugirana n'ubwongera n'ubundi iterambere ry'umupira ndetse natwe ikinyobwa cya Skol gukomeza kubana n'abanyarwanda bakunda umupira. So iyo tuvuje rero activation ya Skol nyira ngo benshi murayizi, iyo Skol yaje mu kintu bayakijemo murabizi nyine iyo habaye activation yo n'ibintu tumenyereye cyane. Reka rero twumve ibyumviro bya perezida nyira ngo izi ni pano nyinshi zigenda ziza kuvaho mu bihereye na perezida federation, natwe n'ubwa mbere twakiriye amasezerano angana gutya kuva n'imyaka tumaze muri bino bintu. Ibi bintu birajya hehe, ibyumviro byanyu ni ibihe paraporo y'amasezerano mugenda mwakira n'abaparteneri baza bagana Ruhago muri rusange? Rakoze. Murakoze cyane, baza msuze our media partners. Ngira ngo muri uyu mwaka iyo nangiye kubara inshuro tumaze guhura ngira ngo zirenze 10 na umwaka umwe. Ni byiza, bigaragaza ubufatanye bwanyu ndetse n'urukundo mufitiye football. So bumwe ari ku uyu munsi, let me thanks Mr. Eric for the great partnership. I think we've been in contact with your team, trying to see how Skol will be represented in our national league, not only through a club, which they are doing okay with Rayon Sport, but having also the opportunity to meet expectation on funds for other teams, and also the Rwanda Premier League senior management and board. For us as a Ferwafa, icyo twumva dushaka kugeraho kandi twagiye tubivuga ni sustainability mu buryo buri financial, cyane cyane mu makipe yacu. Miliyoni 300 yiyongereye ku mwaka umwe w'umupira w'amaguru nabara amafaranga make. Uko tugenda tuya growinga, ushizeho na BK Pro League, ushizeho n'ibihembo bya Ferwafa, we are over 1 billion now, which is a very good achievement mu gihe cy'umwaka umwe. Kuri twebwe naho twavuga ko miliyari imwe ihagije, cyane cyane ko gice kinini cyayo mafaranga arenga hafi 60% ajya muri Rwanda Premier League. Abandi bose kuko bataramenyekana na n'imbaraga zirajyamo nkuko zagiyemo muri Rwanda Premier League, baracyasaranganya hafi 40%. Ariko kuri twebwe uko D1 izamuka niko twifuza ko na D2 izamuka, ikiciro cy'abagore kikazamuka, amafaranga ashorwamo muri Rwanda muri football muri rusange atari Rwanda Premier League gusa bizamuka hejuru. So imbaraga rero tugomba gushiramo, yego turaherekeza ibikorwa byiza bya Rwanda Premier League kuvaho byabaye nka company independent, bagomba kwishakira nabo uburyo bw'ubushobozi mu mafaranga. Kandi mbashimira cyane bwana President wa Rwanda Premier League ndetse na CEO uko mugenda mubyitwaramo neza ndetse n'imbaraga mubishiramo. So our target continue to raise higher. Mu myaka iri imbere murabizi ko Ferwafa tugiye gushinga company y'ubucuruzi, ariko naho tugiye gucuruza byeri cyangwa iki, ni just to improve the way business mu buryo bwa sports ikorwa,
so mu bikorwa binini twifuza kuzageraho tuzaza kubasangiza mu minsi iri imbere hazabamo bikorwa bibyara inyungu kandi iyo nyungu ikagaruka mu guteza imbere umukino wa football muri rusange. So kuri twebwe ni intambwe nini ibaze kugeraho, yego turavuga miliyari imwe mu myaka 3 ariko ngewe ngenda mbara achievements ya buri mwaka. So now we have over $1 billion every year for football mu mateka y'u Rwanda nyango n'ubwa mbere. So mu myaka 3 iri imbere tuzagenda tuzamura ayo mafaranga buri mwaka, ubwo tuzaza kubagezaho ubutaha nitwo organize press conference ya Ferwafa noneho aho dushaka kuganisha mu buryo bw'ubushobozi mu buryo bw'ubukungu. Rero uyu munsi ndashimira again Skol Breweries ndetse na Rwanda Premier League, Beka Pro League, sorry saya kumenyerera iri zina bitinze kuri aya ubufatanye ndetse n'amasezerano yasinye uyu munsi. Kuri twebwe tuzahatana ndetse no kuharanira yuko aya masezerano yubahirizwa, cyane cyane hari ibyo CEO yavuze cyangwa amakipe agomba kumviraho. Buri game uko uzajya utsinda, Rwanda Premier League through partnership with Skol uzajya uhabwa miliyoni y'uwo munsi watsinze. Ubwo rero abafite imibare yihuta, ndabona afande wa pere hari hano ugiye gufungura table yawe ya last year season uyifite hafi itareba apere yatsinze imikino ingahe niyo ya mbere, suko bimeze. Ubwo nyine witukuba na miliyoni tubutaha niturushaho tuzaba dufite nka miliyoni zingahe ziyongere kuri budget yacu. So which is good, izamura level ya competition ariko bikanaha n'ishaka amakipe yumva ko ari matoya kuzamura ubumenyi bwabo cyangwa se uburyo bwabo gukina ku buryo babashe gutsinda no kubona ayo mafaranga. Ikintu hano nshaka gusoza mvuga uko twagiye tubivuga mu mwaka utaha, ubwo regulation cyangwa se amabwiriza ya competition azasohoka vuba, ariko muko agenda asohoka abantu bagende bazirikana yuko we are going to use young people. Muri D1 tugomba kugira under 21 byibuze batatu bagomba kuba kuri feuille de match. Icyo dushaka gukora mu bwa buryo bwo gukora development ya football yacu no kugira ngo tutageramo gap, tugira abantu bakuru cyane washaka ibyiciro by'abatoya ukabibura, cyangwa se birahari ariko nibafite uburyo bwa competition buri hejuru, kandi uburyo bumwe twifuza gushiramo competition yacu nuko abo bana bakina muri Rwanda Premier League. Ngira ngo hazabaho mu gihe kiri imbere tuzabibamenyesha igihembo cy'umukinnyi mwiza muto muri Rwanda Premier League, kuko bizagenda bizamura impano y'abakiri batoya. So now sohereza rero, thanks so much MC for your words. Ubu niba ari ibibazo tubaza kubisubiza. Murakoze cyane. Thank you so much Mr. President. Mukanya narungurukaga ku mibare mwari mutubwiye nsanga fande buriya 19 ubu muzibitse nuko bihuye n'amatariki 19. Iyo ushaka kubara insinzi za peri ubara imikino yatsinzwe kuko niyo miki birafasha. Murakaze cyane rero. Thank you so much for the joint partnership between Ferwafa, Skol and Rwanda Premier League to make this effort come to light and of course elevating our game. Thank you so much. Now to the media fraternity. Abanyamakuru rero turivuga izina igitangazamakuru bazi ikibazo cyawe mu rwego nanone rwo gukoresha umwanya neza. Murabizi ko hari indi gahunda twifuza kubatumiramo hano, muzi neza n'ikindi gikorwa cy'igikombe gikomeye tugomba kwitabira, ubwo turakoresha umwanya neza. So mikro yanjye rero ngiye gufasha protocol ize yitware batatu bitibazo nka bitatu na nsabe ntagire umuntu bazi ibibazo binari wenyine, sibyo
mwihangane niba ari kimwe bibiri biraza kudufasha. Julius. Urakoze, nitwa Kayezu Jean de Dieu nkora muri RBA. Nge ikibazo hari president yaravuze kuvuga ngo Rwanda Premier League iri kugenda izamuka mu bushobozi. Nukubaza yaba Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa harakorwa iki kugira ngo n'ama equipe ubushobozi bw'urwego rutegura shampiyona buzamuke ariko bujyane na bwa bushobozi bwa yama equipe. N'urugero niba equipe zizatsinda zigiye kujya tubaze ngo APR yatsinze imikino 19 muri sezo, ubwo nka equipe wenda yatsinze imikino 3, urumva ntabwo yo ubushobozi bwayo bwazamutse. Niki kirakurwa kugira ngo habemo uko kuzamuka mu bushobozi bw'urwego ariko n'ama equipe nayo azamure ubushobozi? Murakoze. Murakoze, nitwa Jean Jules Wimana nkorera Kigali Today. Ikibazo cyane nakibaza perezida wa Ferwafa. Perezida, iyo ndebye mu migabo n'imigambi yanyu mwari mufite muri kwiyamamaza umwaka ushize mu mezi atari make ariko atari na menshi mumaze muri perezida wa Ferwafa, harimo kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru ariko no kuzamura ubumenyi n'ubunyamwuga bw'abari mu mupira. Haje Skol, haje Beka, hari n'abandi bari imbere dufite icyizere ko bahari. Nindeba iyo gahunda mwe mufite, ntagiye muri byinshi mu kuzamura ubunyamwuga bari mu mupira, hari byinshi umwaka ushize twabonye Maga. Bivuze iki no mu gushyira mu bikorwa imigabo n'imigambi cyane cyane uwo nguwo mwazanye muri Ferwafa? Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Jado Dukuze nkora ku Isibo. Nashaka kubaza Jules cyangwa se wenda perezida wa Rwanda Premier League, twumvishe details z'amafaranga uko azatangwa ku makipe kuri prime, ariko mwavuze ko harimo na section y'abafana kugira ngo muzamure imifanire cyangwa se kongera ubumenyi ku bafana. Byo bizagenda gute, bizakorwa gute, bazaprofita gute kuri iyo nkunga ya Skol? Murakoze. Ku kibazo wabajije kijyanye na prime dutanga, wagitanze urugero rw'ikipe yatsinze imikino 19 ugaragaza ko arashobora kuba yaratsinze 3 ngo we ikipe zizagira cyangwa zizahabwa ubushobozi kubuhe buryo. Ntago amafaranga Rwanda Premier League ibona ntagara ya Skol gusa, hari ya Star Times, hari ya Beka n'ayandi yose ashobora kwinjira. Kuko mubiza amafaranga yinjira dufite 60% agabanywa mu makipe yose ku buryo bungana. Nayo Skol itanga n'ubundi buriya buryo buzakorwa, so kuvuga ko azahabwa ikipe yatsinze gusa, oya, n'ubundi ikipe zizabona amafaranga ku buryo bungana. Ahubwo hari amafaranga ashyirwa ku ruhande atangwamo prime kugira ngo twongere ntuza competition. Ntago bivanyeho. Urugero naguha, dushobora kuba dufite n'amafaranga miliyoni 30 cyangwa 40 zo guha equipe ku buryo bungana, ariko ntibitubujije ko dufite andi mafaranga miliyoni 80 zo kuzatangamo ya prime. Iyo mugize egalisation ntacyo mubona, uwatsinze ni uyabona. N'ubundi ugiye kureba twararebye umwaka ushize watsinze match nyinshi kuri aya makipe yo mu Rwanda, yatsinze match 19, watsinze nke yatsinze 6. So bivuga ngo n'ubundi amafaranga yashyizeho hari wabona miliyoni 19 undi akabona 6, n'uwazirindwi n'umunani n'uwazingaye. Ariko icyo bivuze ubundi we kucyo utsindwa. Sicyo kibazo. Iyo tuje mu kibuga tuje kugira ngo turebe ibintu bibiri, ubundi barebe ibintu bitatu: gutsinda, gutsindwa no kunganya. Wewe ubundi kucyo utsindwa kenshi ugomba kwinyara mu isunzu. Kwinyara icyo gera ngo cyumva neza ko abantu binyara mu isunzu no gutugereza hejuru kwe ukora ku isunzu rya iyo nta kamara gufite rero urihangana. Ubwo ni ukuvuga ngo
twebwe dukeneye abantu kuba bari mu kibuga bagakina, utsinda agatsinda kandi uwatsinze hakagira icyo ashimirwa. Ibyo rwose ni ikintu gisobanutse, ariko ntibivanyeho ko ya mafaranga atangwa ku buryo bungana bose bayabona. Ntabwo ari uvuga ngo ni amafaranga n'icyo aje gukora, oya, azakora byinshi n'ibyo bizazamo, ariko nta nubwo bikomoka kuri Skol gusa. Iki ni igitekerezo cya Rwanda Premier League, nuko twebwe muri plan zacu tubonye no mafaranga twavuze ngo ubushobozi buriyongereye, reka ahubwo dushyireho n'igituma competition yiyongera. Ari ikindi cy'abafana yari yabajije Dukuze, wenda reka ngisubize nta kibazo. Mbere gusubiza Dukuze, wenda mukunganira chairman icyo yaravuze, twaranabivuze n'ubushize ahangaha. Imwe mu mpamvu yo kubaho ya Rwanda Premier League ni ukugira ngo twegeranye ubushobozi hamwe, tugabanya amakipe ku kigero cyo hejuru, ariko muri politike dufite ngo tuzanayimurika no mu gihe kiri imbere, nuko mu buryo bwo kugabanya ibyinjiye muri Rwanda Premier League biri mu byiciro bitatu. Hari ibyinjiye tugabana mu buryo bungana, hari ibyinjiye tugabana bitewe n'imyitwarire yacu mu kibuga, cyo bita performance based bonus, n'ibindi tuzanyira tubabwira. Ngira ngo ntago ari twe twenyine ligue yabibikoze, n'abandi barabikora kandi bigenda bifasha. Ntago igihe cyose amafaranga uko yinjiye ariko duhita tuyagabana mu buryo bungana. Niko twabikoraga, ariko turifuza no kuzanamo n'icyo cyiciro kindi cyo gutanga amafaranga bitewe n'ukuntu ikipe yitwaye. Aribyo bizadufasha kugera kuri ya ntego yacu yo kuzamura ireme ry'amarushanwa. Ku kirebana n'abafana Dukuze wari uvuze, mu buryo bwo kongera kwibutsa, yes, Skol ubu ubufatanye tugiranye nayo biradufasha muri icyo twari turimo turagarukaho cya match win bonus, ariko harimo na buri mukino tuzaya duhembamo umufana w'umukino. Murabizi ko twabitangije muri saison ishize, kandi ngira ngo byaradufashije. Nkuko natangiye mbivuga, aya masezerano aje kudufasha ibintu bibiri. Hari kudufasha kugera kuri ya ntego yo kuzamura ireme ry'amarushanwa, ariko no kudufasha kuzamura fan engagement. So rero twabonye kimwe mu bikorwa bishobora kudufasha kugira kuri iyo ntego, nuko Skol mu bushobozi duhaye harimo igihembo kizakigenerwa umufana w'umukino. Ibizajya bigenderwaho kugira ngo umufana ahembwe, ibyo ntago ari ibyaka kanya, tuzanyira tubikorana ku bufatanye na Skol no muri activation zigiye zitandukanye. Ikindi cya kabiri, muri aya mafaranga cyangwa se muri ubushobozi muri inkunga ya Skol, wenda nabikomoje ariko reka mbivuge, hari irushanwa tuzajya dutegura ry'ama fan club, niba ariko nabyita ama fan club. Urabizi ikipe zose uko ari 13 ziri muri Rwanda Premier League zigira abafana, zigira za fan club. Umupira ntabwo urangirira gusa kuri aya makipe bafana, nabo rimwe na rimwe bagira gute, baridagadura. So bajya banategura imikino imwe n'imwe. Twashatse rero ko mu by'ukuri tugira ikintu kimeze nka Skol Fans Cup. Ntabwo turacyagura ngo develop neza, ariko kinacyo hamwe n'ubu bufatanye muri igihe cy'imyaka 3 abafana bazajya bagirirwa bakorerwa irushanwa ryabo ryihariye gikomeza gutuma barushaho kwegera ibikorwa bya Rwanda Premier League, ibikorwa bya Skol, ibikorwa by'amakipe bagira gute bafana. Muri ya ntego nanone kandi yo kuzamura ireme no guhemba bitwara neza, icyo bita recognition, ngira ngo MD yabigarutseho, yabitwara neza, harimo n'ibihembo tuzadutanga buri kwezi by'abakinnyi bitwaye neza. Nabyo ni ibintu twajyaga dukora muri Rwanda Premier League, murabyibuka sezo yabanjije yashize. Ubu rero tugiye kongera kugira gute, kongera kujya tubikora hamwe n'ubufatanye bwa Skol ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bandi dufite, byiyongera kuri bya bihembo tujya dutanga buri mukino. Byo nabyo murabizi ko Rwanda Premier League bitangije umwaka ushize kandi bizanakomeza. Murakoze. Yes. So ikibazo cya kireme umupira w'amaguru ndetse nibyo twiyemeje gukora muri manda yacu, kuri ngewe ndimo kubona bigenda neza. Mu mezi 10 tumaze, tuyaje amezi 2 ngo tumare umwaka. Achievement kuri ngewe mbona it's very promising. Twatangiye dufite kamyite mu buryo bw'ubushobozi bukeya, ariko ugiye kureba ireme ry'umupira w'amaguru, ibyo tumaze gukora muri amezi 10 hari ibintu byivugira. Nk'ubu muri weekend ishize, aho ngaho ndavuga purely muri development, twashoje icyiciro twita TDS, Talent Development Scheme, cy'abana batoya bakina umupira. Kugira ngo abanyamakuru benshi bari Rubavu, aho mubona abana bato bakina. Kandi iyo competition ikaba ari competition ifata amezi agera kuri 6. So icyo dushaka ni iki,
uko umwana agenda akina imikino myinshi ni nk'uko tuzagenda tugira abana benshi mu cyiciro cy'abatoya kizagenda kizamuka, ndetse n'imikino myinshi twumva dushaka gukora mu buryo mpuzamahanga twari dufite abantu bashoboye. Nabaha nk'urugero, mu minsi ishize turimo gukina kompetisiyo z'abana mu mashuri. Hari igihe amashuri yego ni ngombwa cyane, ntabwo tuzareka amashuri, ariko kugira ngo uzahuze umwana ukina afite passion n'amashuri ni gute tubijyanisha. Gukora amashuri za centre d'excellence tukaziha imbaraga, tukaziha abatoza mu mwaka utaha kandi tuzongera tugarure icyo bita national team squad iba hamwe umwaka wose kugira ngo amarushanwa yayo bakina agenda azamura urwego. Niba uyu munsi dushobora kugira igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 buri mwaka, tukagira na sekafa buri mwaka, ariko ugasanga u Rwanda nta nubwo turenga sekafa ngo tujye mu gikombe cya Afurika, tugomba kukirebera mu buryo bwa preparation y'abana bacu. So iyi mikino yose turimo kuvuga muri development, yego dufitiye budget yayo irimo yagiye izamuka cyane. Turanizera kandi ko uyu mwaka abatabizi hazaba icyo bita FIFA Festival izahuza ibihugu 210 n'imwe, all members association baba muri FIFA, bakazakina nka mini World Cup ya under 15. Uyu munsi tugiye gusubira muri TDS abakinye under 16 under 14, dushobora kuvanamo ikipe ishobora kugenda kuduhagararira ku rwego rw'isi. Uwo mukino uzaba ejo bundi mu kwa 10 kandi uzakinirwa mu gihugu cya Uzbekistan. Turizera ko abantu bazagendayo b'abanyarwanda bazaduhagararira neza kandi bazagera hano. Naho ngaho utangira kureba development ndetse n'icyo dushaka kugeraho. So programme rero tuyirayifite, kuri njyewe mbona igenda neza so far, ariko no kugira ngo tuintegre abana batoya mu gukina championnat nacyo ni ikindi kintu kiziyongera mu gukora abakinnyi beza bejo hazaza, kandi tuzakomeza tubishigikire tunabishiremo n'imbaraga both mu bahungu ndetse no mu bakobwa. Navuga rero ko ku rwego rwa achievement kuri twebwe mu mezi 10 tumaze, urebye ubukungu tugenda bukusanwa hirya no hino, abapartner bandi tugenda tuzana, ndetse mu gihe cya vuba tuzakora indi press conference tubereka aba new partner tugiye guzana mu gihe cy'imyaka 3 mu gutegura Sekafa Kagame Cup. Murabizi ko izatangira ukwezi gutaha kandi twifuza kuzabera mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 3. So uyu ushatse partner rero abona platform navuga ihagije ashobora kuza gukora ibikorwa bye ndetse no gutera inkunga iyo championnat, bituma natwe ireme ry'umupira ahandi hantu yizamuka. So tuzabisobanura muri press conference tuzategura icyo gihe mbere ya Sekafa Kagame Cup izatangira mu kwa 7 tariki 24. So ni mu byumweru bikeya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Gakwandi Felix, ndi umunyamakuru wa Isibo TV na Isibo Radio. Mbere ya byose ndabanza gushimira urwego rwa Rwanda Premier League nk'abafite mu nshingano gushakira amikoro cyangwa ubuzima umupira w'amaguru. Mu by'ukuri mu gihe mumaze hari ikimaze gukorwa kandi gifatika, ariko product mucuruza cyangwa mushyira bo mushaka ko bashyiramo amafaranga n'umupira w'amaguru, ubwo n'urwego n'ikibazo cyanjye ndashaka guhita nkibaza umuyobozi mukuru ureberera umupira w'amaguru. President, iyo murebye no product yanyu
ibyo abashaka kwibyaza umusaruro batwara, mubonere ku rwego rwiza ku buryo aho bakomanga bumva bari fiere yuko nyine bajyanye ikintu gifatika. Ubwo ndavuga mu bigendanye n'ibigarukwaho mu mupira w'amaguru, bigarukwaho mu misifurire, bigarukwaho mu bitagenda neza mu mupira w'amaguru, kwa misifurire, betting, amarozi, guhanahana n'ibindi. Icyo kintu mwumva cyo quality umupira wacu urwego uriho ari cyo gucuruza ku buryo gishyira umuntu ukavuga ngo nizeye ko ndi bukomange bakankingurira. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Vida Ngorera Vida Sports. Nashaka kubaza ku kijyanye n'ibihembo bitangwa na Rwanda Premier League, haba hari kategori zigiye kujyamo kwiyongeraho, cyangwa ku bihembo byatangwaga hari ibigiye kwiyongera kubera ko haje n'umufatanyabikorwa Skol? Ikindi, mu minsi ishize nibwo mwasohoye itangazo muha nk'ama ekipe ko bazajya bambara umuterankunga mukuru. Skol nayo yaba izajya kuri buri jezi ya buri kipe, cyangwa ni umuterankunga uzajya buri ku kibuga? Murakoze. Murakoze. Nitwa Sidik nkorera BNB. Mfite utubazo nka tubiri. Cyambere ndabaza Perezida wa Federation. Perezida, kuva aho Rwanda Premier League ivukiye tugenda tubona amasezerano cyangwa navuga ngo abafatanyabikorwa bamaze kuba benshi mu mupira w'amaguru ugereranyije n'igihe Ferwafa mwari mufite shampiyona. Ariko se ko mufite ibyiciro bindi bitandukanye, mwavuga wenda nk'icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu, haba hari igitekerezo cyangwa haba hatekerezwa ko n'ibyo byiciro byakwigenga nk'uko n'icyiciro cya mbere kimaze kwigenga kandi tubona ko uyu munsi kimaze gutanga umusaruro? Ndabyibuka ko nko mu myaka 10 ishize hari igihe abo mu cyiciro cya kabiri bigeze gushaka gushinga league mbere yuko niyo mu cyiciro cya mbere vuka, ariko Ferwafa ntago babyibutse. Ariko navuga yuko nako babyemeye. Nuvuga ko uyu munsi kuva Rwanda Premier League ivukiye ubona ko hari impinduka mu by'ukuri zimaze kugaragara. Ibindi byiciro byo biti. My question goes to Skol. It's a 3-season partnership with the BK Pro League. You as Skol, what do you think? What do you think you will get at the end of this partnership? Because of course Skol is a business company. You as a Skol, at the end of this partnership, what do you think you'll get about it? Thank you so much. Simply, we want to continue to contribute to the development of sport in Rwanda. I think it was part of my introduction. Nevertheless, of course, we are a business company, and if we can get more visibility, fine, great. And but now, from today, today was the easy part of it. We did sign an agreement, but now we have to start to work together, and I think there's a lot to do before we start the season in September. And we are now going to concentrate on the organization of the next season. Thank you. Okay, I'm not going to comment on what he said, but I want just to give like a very small testimony, I witness, because I'm from the World Cup games. I think you've seen one day in the news, there is a one beer called Michael Labo Ultra, which is a beer sponsor for the World Cup. People who float in the US, living in Africa or Europe, they don't have that brand in their country. But because the visibility was so high, people go to find that specific beer. And guess what? He goes stock out in one city. Banyo inzoga irashira. Kura gusa abantu barebye Skol. So I wish one day you have the same big problem. I wish I'll be stock out, yeah.
So you drink until you don't have more stock. It's a good problem to solve. So visibility pays indirectly. That's what I want to say. So icyo mbajije yego D1 cyangwa Rwanda Premier League ifite more visibility. It's a senior team. I can say management y'ama team that well organized. Icyo naho dukunda umupira w'amaguru aricyo tugomba kwemera as weakness. One of the first weakness dufite it's the capacity building and the management of the team. Umuntu arabyuka agashiraho umupira equipe muri quartier akayita izina ejo akaza kuri Ferwafa mfite umupira w'amaguru nshaka gukina yabona arangije imikino ibiri amafaranga y'umutwara ati mbivuyemo akabivamo neza. So ubijya mubizi icyo bisaba cyangwa umva ari business ukaza kuko hari n'abaza kuri Ferwafa now uko dutanga amafaranga ayo bita nkunganire akumva ko ariyo zamutunga igihe cyose. First problem we have kamvuge nabari bose ariko majority ni level ya capacity building, the level of management of the team, which I think we are our mandate to go no gutangira gutraininga how you manage a team mu bintu byose bishoboka. Kera abantu bari bazi ko numa amafaranga za kwambara, this is the old model. Kwambara is a very small visibility, ariko ushobora kugira ikindi kintu wakora bitewe na solution ugiye gutanga icyo gihe naho ukorera. So uko imyaka igenda turifuza ko ibyiciro byose bigenga, turifuza kugira league ya D2, turiga kugira league y'abadamu, ariko tugomba no gushaping ubushobozi bwabo cyangwa se yayo matimu kugira ngo abashe kwigenga. Uyu munsi byose biracyakorwa kuri Ferwafa kugira ngo nyine twubake umupira w'amaguru wacu, ariko ngira ngo ikintu cya mbere tugomba kureberaho naho ngaho. Ikindi kintu maybe mwadufashamo we maybe soon tuzayibagezaho, dushaka kureba izindi stream cyangwa se izindi activity ayo ma equipe yaboneraho kugira ngo babone amafaranga byibuze asubira muri investment yabo. Uyu munsi mu mikino yose iba ngira ngo iyo Premier League yakinnye 80% ya media, even 90% ya media ni hwijya, kandi uwo munsi hakinnye na D2 hakinnye n'abadamu. So somehow we want to see how to create akantu kitwa activation fund for media. Umuntu uzajya uza kudufasha kumenyekanisha umupira y'ibyo biciro byindi, natwe ubwacu tuzadufigira ukuntu tumuhakana kugira ngo bibashe kuzamura, bibashe kugira the same visibility nka D1. Icyo gihe ushobora kujya kuri score, why not ashobora gusupportinga D1 ariko akavuga ati yagoye also to support the women football, but level ya visibility yacu ni ntoya cyane. Ariko icyo twizeye nuko tuzashamo imbaraga cyambere mu gutanga amahugurwa mu buryo bwa management ya equipe. Icya kabiri ni gute amakipe ubwayo ndetse n'abakina babasha kudakina gusa nk'umwuga, ko cyane cyane abari ama equipe mato n'uwo mukina akigishwa ko agomba kugira n'ikindi kintu akora nyuma yo gukina. Kuko abantu bamwe dufite a big challenge now ni icyiciro cy'abantu bakina bakumva ko gukina umupira w'amaguru ni byiza, ariko mu myaka mito nta kindi ashaka gukora, nashaka kwiga, nashaka kwihugura, none ugasanga ejo yagira ikibazo kariyere igahagarara. Dufite aba idol benshi badafite icyo bakora, kandi it was one of the player. So the plan is there
kuzamura ibyindi byiciro ariko kugeza uyu munsi Ferwafa iracyabareberera ariko our wish nuko baba independent mu myaka iri imbere. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And before we come to the end of the session, President ukisubiza? Okay. Very sorry Felix. The image ya football dutanga vas the partners. Ngira ngo ntabwo turagerayo 100%. Ariko there is some sign. Kuko no iyo ubonye school uyu munsi ukabona mu gihe kwezi kumwe gushize hafi CEO wa Bekari yicaye hariya ukareba tuvuge our media partner broadcasting partner nka Star Time baza bapushinga ngo they want more year kuko contract irarangira umwaka utaha. So the good image hari cyo dutanga. Yego hari bimwe bishobora kuba bitaranoga neza 100% ariko there is a big improvement, very big improvement. Turibaza rero ko kuri njyewe I'm very proud of the image the football yacu igenda yerekana. Hari ibintu bimwe byinshi byagiye bihinduka kandi cyiza nuko dufite n'ubuyobozi yo mvuga ubuyobozi no mu ma club n'abari mu mupira w'amaguru bose ministeri itureberera twese muri sport bafite iyo willingness yo gutanga the good image. So twebwe natwe rero mu byo dukora byose abakozi ba Ferwafa media guys, social media guys mubona ko hari ibintu bigenda bigira. Niyo umuntu akosheje niyo mpamvu tudatinya kubishira no public. Although hari igihe umuntu ambaje se ko ibintu byose mugita ko ari public kandi ari by'umupira w'amaguru gusa. So ndababwira ati abantu bose aho bari bakunda umupira w'amaguru. Byo twahanye umuntu tubishira ku mugaragaro. So ibyo tutizera rero bushize mwabonye umuntu ujya kuri stade wavuza amarozi kuko sometimes is also psychology. Umuntu meruka kubona rwose yinywera amazi mu cupa ry'inyange arangije agira gutya ati baraturose noze yakuroga icyo bamaze kunywa. It's sometimes psychology ariko bikorwa nk'ibyo nabo tubyemera kuko na hano umupira w'abacu w'amaguru yagera ni naho mpamvu tubihana. Umutoza ufite ikosa bien que atashobora kuza iwacu direct ariko yakoze ikosa tukarabimenya hari sanction tumuha n'umukini nuko n'umusifuzi nuko betting yo nuko nyine udashobora gufata umuntu muri icyo cyaha naho biba turabyumva but mu gihe kiri imbere ari amasezerano dushaka gusinya n'inzego zibishinzwe kugira ngo nabo bazabe badufasha mu gukurikirana icyo cyaha cya betting kuko nacyo ntabwo tukemera. So the image navuga ko nka 80% isa naho yagarutse ariko ibisigaye nabyo turimo kubikora ku buryo nitugana n'umuterankunga cyangwa se mu partner azumva ko afite a good partnership. Yango ibingibi ubushize muri dukora FIFA series niyo wabonye partners bazaga kandi mu gihe gitoya ni activity y'icyumweru ihita irangira ariko twagize partners barenge 18. Now imagine ufite activity imana imyaka. Those guys batwizeye icyo gihe for 1 week they will come for longer. So for me we are okay so far. Yeah, thank you. Twihuse cyane ngira ngo ari ibibazo byabajijwe Rwanda Premier League ndabona n'igihe kirimo kiradusiga. Hari ibihembo biziyongera niba ari mu basobazaga ikibazo mu rwego rwa kategori cyangwa mu rwego rw'amafaranga mereye ku kirebana no mu rwego rwa kategori isanzwe zihembwa zizakomeza guhembwa. Ikiyongereyemo kitandukanye n'icyo twari byari bimeze muri sezi ishize tubitanga buri kwezi. Murabizi ko hari sezo twigeze tubikora buri kwezi hamwe n'undi gufatanya bikorwa. So this time around igihembo cyo kujya duhembana none buri kwezi, umukinnyi mwiza w'ukwezi, umutoza mwiza w'ukwezi, igitego cyiza cy'ukwezi na bya bindi byose twajyaga duhemba
biragarukaho. Igihembo cy'umufana nakivuze, igihembo kirebana n'amakipe noneho bitewe n'imyanya basorejeho, murabizi ko icyo ngicyo tugiterwamo inkunga na Ferwafa. Perezida wa Ferwafa yabivuze mu buryo butomoye. Hanyuma n'ibindi bihembo twavugaga bya match win bonus, iby'umufana mwiza 25 kuri buri mukino, uburyo bazajya batorwamo twavuze ko tuzabigarukaho. Ndumva ari ibyo ngibyo anterime ya kategori na anterime y'amafaranga nta gihinduka, ari kategori zigarutse zari zaragiye, ariko nanone amafaranga yo biracyari kwa kundi. Kwambarwa hoya, nk'ubu mwarabibonye amabwiriza twasohoye arebana n'imyambaro y'amakipe, uburyo igomba kuba igaragara muri BK Pro League. Mbere na mbere intego ya mbere si no kuvuga ngo umuterankunga agomba kugaragara, intego ya mbere kwari gukora standardization, sibyo? Tuzajya ubona hari uwambaye umuterankunga ku ikabutura ni buryo, undi yambaye ibumoso, undi twagira ngo umuntu najya areba ikipe yo muri BK Pro League, areba umukino muri BK Pro League, yaba urebera i Kigali, yaba urebera kuri televiziyo, yaba urebera ari hose, tumwereke ishusho imwe iri standardized. Icya kabiri birumvikana izina hano iburyo hajyaho izina rya competition, birumvikana kubera ko hari umuterankunga wayitiriwe agira iyo maximum visibility. Ntabwo rero muri visibility score ifite harimo ibirebana n'imyenda amakipe azajya yambara, ariko ifite n'indi visibility ku kibuga, kwamamaza, gukora ibikorwa byo kwamamaza, ibikorwa by'ubucuruzi twagarutseho, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndumva hari igisigaye, hari ikindi kibazo kindi tudasubije. Murakoze cyane. Ntacyo kabisa, ntacyo. So Mr. Director, a quick one, with a larger portfolio of beverage brands that you have in Skol, is there in particular brand that will be the forefront of this partnership? We'll discuss it in September. Okay, thank you so much. But let me stay tuned. Okay, stay tuned. I will take the opportunity to thank the president of Ferwafa, president of BK Premier League, CEO Jules. Thank you for the trust. Thank you for the quality of our discussions, exchanges during the last few months. What I can say is that you came with a well-structured project and you did convince us. It was not an easy decision, but you did convince us. And we remain convinced that it will be a win-win partnership. Thank you. And of course, with that deserves a round of applause, ladies and gentlemen. And it also deserves a reception that is going to take place here at the Amahoro Lounge. So icyo gikorwa rero ntago cyatuma tutabatumira kugira ngo tukimwere. Mwakoze cyane rero. And also thank you to all journalists in this room. You are doing a wonderful job. Thank you. Thank you so much. Mwakoze cyane. Karibu muri lounge ya Stade Amahoro hano protocol iratufashamo. Sorry, I think one of my people here. Shakwa navuze the U15 iza uyu mwaka ya World Cup ya FIFA. Nibeshe mvuga Uzbekistan is Azerbaijan. Sorry. It's my apologies. Kuya mutaza kuandika inkuru tameze neza. It's Azerbaijan, not Uzbekistan. It's okay. Thank you. Mwakoze cyane rero. Ubwo protocol tugira